Hey, iyi ni The Economic Updates. Uyu munsi nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro n'itangazamakuru yarimo asobanura cyangwa se abazwa ikibazo kijyanye n'inganda muri ino minsi zafunzwe kubera gukora inzoga z'ubuziranenge iz'abantu bahaye akazina k'ibyuma. Umunyamakuru yamubajije ati ese izi nganda murabivugaho iki kuba zarafunzwe zikanateza ibihombo ku bashoramari n'abakozi? Mu gusubiza iki kibazo yavuze ko kuri we icy'ingenzi ari ubuzima bw'abaturage bugomba kubanza kurindwa mbere yo gutekereza inyungu z'abakora cyangwa se bacuruza ibyo biribwa. Ikintu gikomeye kindi yavuze ni uko yavuze ati igihugu ntigishobora kureberera abantu bacyo bapfa kubera ko ibicuruzwa byangiza ubuzima. Akomeza gushimangira n'ubundi ko uko byaba bimeze kose imbaraga zigomba gushyirwa mu kurinda ubuzima bw'abantu, aho yavuze ati ese twaba turi ubuyobozi nyabaki tureba abaturage bacu bagapfa. Agaruka ku mibare y'abagiye bicwa n'izi nzoga mu bihe bitandukanye, we avuga ko atari iriya mibare gusa. Reka twumve uko yagiye abitangaza mu magambo ye, ariko ni ukongera gushimangira ko ubutumwa bwe mu by'ukuri cyangwa se ikigomba kumvikana ari uko nta nyungu iruta ubuzima bw'abaturage na gato. Mu ruhande rw'ubukungu ushobora kumva ko mu gihe gito tugiye kugira igihombo cyo kuba izi nganda zifunze abantu badakora n'ibindi, ariko nanone no gutaha mukabona ko harimo inyungu z'ubukungu kubera ko byanga bikunda nk'igihugu gifite uko kiviza uko kireba kikavuga ngo ibi ngibi twabisimbuza ibi byagenda gutya kubera yuko nyine twakwibaza ariko polisi bafashe kandi ko kirengeza n'abaturage, ariko kandi ku ruhande rw'ubukungu bakongera bakavuga ngo nubwo twafunze inka 140 zirenga abakozi aba naba bakabura akazi, ariko nanone tuzi ko kubura akazi cyangwa se kuba abakozi barahagaze ntabwo biruta ubuzima bw'abantu. Nibyo mu by'ukuri yagiye asubiramo. Iri mpamvu leta ishobora kuvuga gutya wumva ko ari nabyo nyine imwe mu zikomeye, nuko harimo icya mbere kurinda ubuzima n'umusaruro w'abaturage, harimo kugabanya amafaranga ajya mu kwivuza indwara ziterwa n'ibyo kunywa bitujuje ubuziranenge, harimo kurinda umusaruro w'abakozi birumvikana, kuko nyine ubuzima bw'abaturage ari kimwe mu bintu bigize human capital, kandi iyo uyitakaje uba utakaje ikintu kinini. Twaba tunazi ko u Rwanda ari igihugu cyenda cyifuza kubaka ubukungu bwacyo ariko bukazaba bushingiye ku baturage bacyo. Iyi ni The Economic Updates, turaguha updates ariko tutavuye n'ubukungu kuri ibi ngibi. Reka twumve mu magambo ye uko yabisobanuye cyangwa se uko yabivuze. wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ari nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu, maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi
uwundi munsi ikindi gihe birongeye byisha abandi. I'm talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ubu ukavuga ngo urakora ikizi, ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu, iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ni igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba ibi by'ubuziranenge uvuga bakurikiranwaho babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira ibi biyobyabwenge, abantu hari iby'ibinyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute, birica abantu, birica abana, birica abantu batoya. Iki gihugu n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu. Igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa. Ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Ibintu baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye. Ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye. Ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga. Ibyo mbona ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza,
bogeza ababirimo ibyo icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura.